Muraho neza abakunzi bacu baradukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kintu ubusabwa kugira dukosore ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandikaho igisubizo cya nyacyo. Murabizi ikibazo kiba gifite ibisubizo bine, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizame gishya dukizeho, kugira ngo isomo rishya dukizeho. Murabizi amasomo ngenda migisha nayo mwanyandikiye muri comment kugira ngo ubibonere ku gihe. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata ikaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cyabajijwe cya mbere uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa ukuntu kimeze. Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hari aho umweru n'ikirango kiriya cy'umukara. Hari aho umukara niho bita ikirango. A iravuga ngo iteme ridahoraho. Iteme mu yandi magambo ni kuvuga ngo nk'ikiraro. B iravuga ngo umuhanda utaringaniye, akaba ari umuhanda utaringaniye. C ikavuga ngo umuhanda winjira mu kuzimu. D ikavuga ngo ubutaka bworoshye. Se hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789131626. Iyo nimero ushobora kuyitwandikiraho cyangwa ukanayiduhamagaraho mu gihe ukize ukosoye ikizame nk'iki, ukagira ikibazo ukabura umuntu ubaza, cyangwa se ukeneye ko dugusobanura by'umwihariko, cyangwa ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko video y'ibyapa namaze kuyibakorera, ishyira ku YouTube channel yacu. Ubonye utari kuyibonaho wanyandikira ku iyo nimero maze kuvuga, nkahita nkwa link kugira ngo nujya ku byapa bimeze gutya ibibazo ujye uhita ubikora. Nk'umuntu warebye iyo video ahise amenya ko iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira, anamenya ko igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D. Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Ahise amenya ko kino cyapa gisobanura ngo umuhanda utaringaniye. Urabona ni umuhanda urimo utuntu tugiye tubamo tumeze nk'utudundo, bivuze ko umuhanda utaringaniye. Hano niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari B, umuhanda utaringaniye. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa ukuntu kimeze, kijya kumera nka kiriya cyo hejuru, bitandukaniye ku birango, bivuze ko byose biri mu bwoko bumwe bw'ibyapa biburira. Ariko se kino cyapa cyo gisobanuye iki? Dore nacyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? A iravuga ngo umuyaga w'intambike. B iravuga ngo urusaku rwo mu muhanda. C ikavuga ngo ikibuga cy'indege. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, birashatse kuvuga ngo A ni igisubizo cy'ukuri umuyaga w'intambike, B ni igisubizo cy'ukuri urusaku rwo mu muhanda, C ni igisubizo cy'ukuri ikibuga cy'indege. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Urabona ko nta kino kirango dufite cy'umukara, urabona ni akantu kameze nk'agatambaro kari ku giti, ariko uri kubona ko kari guhuhwa n'umuyaga. Niyo mpamvu hano uba ugomba gushishosha neza ukareba icyapa waguhaye ukuntu kimeze. Hano rero igisubizo cy'ukuri ni A, umuyaga w'intambike. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese ibyo bipimo ni ibihe? A iravuga ngo metero imwe na santimetero 50. Mbibutsa ko metero imwe ubwayo ibingana na santimetero 100. Ubwiye bavuze ngo metero imwe na santimetero 50 ni nkaho bakavuze ngo santimetero 150. B iravuga ngo metero imwe na santimetero 75, cyangwa niyo bavuga ngo santimetero 175. C bakavuga ngo metero imwe na santimetero 90, cyangwa se niyo bavuga ngo metero imwe na santimetero 90. D ikavuga ngo metero 2 na santimetero 10, cyangwa se bakavuga ngo santimetero 210. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari A,
ese hano igisobanuro cy'ukuri ni B, ese hano igisobanuro cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisobanuro cy'ukuri ni D. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisobanuro cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, metero imwe na santimetero 90. Ndatekereza ko wari wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Kane ikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora. Ese hano ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda ariko vitensi itakora na moteri itaka? A iravuga ngo igihe kigenda ahamanuka, kikaba kiri kugenda ahantu hamanuka. B ikavuga ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, ndakeka ko mujya mubibona mu muhanda hari ibinyabiziga bikuruye ibindi. C ikavuga ngo igihe gifite feri y'urugendo, cyangwa kikaba gifite feri y'urugendo. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, biba bishatse kuvuga ngo A ni igisubizo cya nyacyo igihe kigenda ahamanuka, B nayo ikaba igisubizo cya nyacyo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C nayo ikaba igisubizo cya nyacyo igihe gifite feri y'urugendo. Iyo bavuze ngo D nibyo washatse kuvuga. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabizi nk'ikinyabiziga cyakoze nk'impanuka cyangwa gikuruwe n'ikindi kinyabiziga cyo buretse kuba cyagendesha amapine gusa, ntabwo moteri iba iri gukora ndetse na moteri ntabwo iba iri kwaka. Niyo mpamvu hano igisubizo cy'ukuri ari B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo kitagomba kurenga? A iravuga ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. B ikavuga ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko bino bibazo nibyo bigaruka. Hari abantu bakunda kumbaza bakanyandikira bakambaza se bino bibazo nibyo bigaruka. Bino bibazo nibyo bigaruka. Indi masomo ushobora kubona iruhande nayo kugira ubyumve neza, naho ubundi bino bibazo nibyo bigaruka. Rero niyo mpamvu kugira ukore rimwe utsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye, biba bigusaba kuba warabonye imyitozo ihagije. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, nyuma ni metero 3 na santimetero 50. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga ho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Kubuhe buryo bukurikira? Hano hari ibisubizo bine baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo itara ritukura cyangwa akagarurarumuri k'umutuku ku manywa. B ikavuga ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu joro. C ikavuga ngo itara ry'umuhondo cyangwa akagarurarumuri k'umuhondo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya karindwi kibabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipamba idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye uretse amapaki afunze, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira.
ku bihe bipimo. Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro. A iravuga ngo metero 2.50, B ikavuga ngo metero 2.75, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, metero 2.75. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Rero igisubizo cya nyacyo ni B. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo uretse mu mijyi, ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ni A, toni 20. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibingana n'ibiro 1000. A iravuga ngo toni 20, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 12, D ikavuga ngo toni 10. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, toni 12, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D, toni 10? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, toni 12. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo tegereze neza, ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira. Murabizi wenda niba ari tagisi idakodeshejwe yaba iparitse ahantu, hakaba hari uko igomba kuba imeze, hari ukuntu bigomba kugaragazwa, hari amatara bagomba gushyiraho ku buryo umuntu urayibona ahita avuga ati ino tagisi cyangwa ikindi kinyabiziga bikoreshwa bitegereza abantu mu nzira nyabagendwa bamenye ko kitagodeshejwe. Ese bigaragazwa gute? Iryo tara rishyirwaho ku buhe buryo iyo bari kubigaragaza? Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, bagashyira itara ry'icyatsi imbere ku kinyabiziga. B ikavuga ngo ni itara ry'icyatsi rishyirwa ibumoso, bagafata itara ry'icyatsi ukarishyira ibumoso. C ikavuga ngo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma, cyangwa bakaba bafata itara ry'umuhondo bakarishyira inyuma. D ikavuga ngo A na C ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga, na C ikaba ariyo ni itara ry'umuhondo rishyirwa inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo urebe amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Rero ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D. Hano igisubizo cya nyacyo rero nta kindi ni A, ni itara ry'icyatsi rishyirwa imbere ku kinyabiziga. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Za autobisi wenda zagenewe gutwara abanyeshuri zigashyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze, kugira ngo nibura umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuyisanga cyangwa ushaka kuyinyuraho ugire ubwitonzi. Rero ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma,
B ikavuga ngo amatara abiri ashyirwa imbere, C ikavuga ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, amatara abiri ashyirwa imbere, rimwe rishyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma, nacyo kikaba ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi rishyirwa inyuma. Hano rero niyo mpamvu igisubizo cy'ukuri ari C, rimwe riba rigomba gushyirwa imbere kugira ngo umuntu aturutse imbere abibone, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'uturutse inyuma ya otobisi aze kubona iyo otobisi ihagaze. Ndatekereza ko wari amaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igiharwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara aba afite amabara akurikira. Ese ayo matara aba afite ayahe mabara akurikira mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. A iravuga ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, amatara y'imbere akaba yera. Iyo bavuze ngo yera ari amatara ubona ari kwaka umweru cyangwa ari umuhondo. B ikavuga ngo ay'inyuma aba atukura cyangwa se n'icunga rihishije, ndakeka ko muyazi icunga rihishije ukuntu riba risa. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, bwo A ikaba ariyo amatara y'imbere aba ari yera cyangwa ari umuhondo, na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, ay'inyuma akaba atukura cyangwa se n'icunga rihishije. D ikavuga ngo ay'inyuma aba asa n'icunga rihishije. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo, ndakeka ko wari wamaze kubyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho rero kiravuga ngo, ikibazo rero gikurikiyeho kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'inyana imwe rikomeza kandi ricengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ibihe binyabiziga? Murabizi ibinyabiziga byose biba bifite amahoni, ayo mahoni akagenda yumvikanira mu ntera runaka. None bari kukubaza ngo hari ibinyabiziga biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru, ibyo binyabiziga ubwo ni ibihe? A iravuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa, B ikavuga ngo ibinyabiziga bikora ku mihanda, C ikavuga ngo ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10 cyangwa metero 2 n'ibice 10, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ibinyabiziga bigenda kumirwa. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 n'ibice 10, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Hano rero ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ibinyabiziga ndakumirwa biba bigomba kugira irindi honi ryumvikana, ndetse n'ibinyabiziga bikora ku mihanda. Ubwo ku binyabiziga bikora ku mihanda harimo na zira binyabiziga by'abapolisi bikora mu mihanda, ndetse n'ibindi biba biri gukora mu mihanda, ndetse n'ibinyabiziga ndakumirwa biba bigomba kugira ihoni ritandukanye n'ibindi kugira ngo nubyumva ube wabiha inzira cyangwa umenye ingamba ukoresha, zaba arizo gutanga inzira cyangwa kugabanya umuvuduko. Ikibazo cya 13 kibabaza ngo uretse kubyerekeye imihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mimbano zawo kigenewe ibi bikurikira. Ese kino gice cy'umuhanda
gicibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe mpimbano zawo kigenewe ibiki mwa bino bikurikira. A iravuga ngo guhagararwamo umwanya muto gusa. B ikavuga ngo guhagararwamo umwanya munini gusa. C ikavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini. D ikavuga ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A? Ese hano igisozo cya nyacyo ni B? Ese hano igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Hano rero ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese kiriya gice cy'umuhanda kigenewe iki? Ese ni uguhagararwamo umwanya muto gusa? Ese ni umwanya munini gusa? Ese ni umwanya munini n'umuto? Cyangwa se nta gisozo cy'ukuri kirimo? Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndatekereza ko waramaze kugihitamo, ndatekereza ko waramaze kucyandika ku papuro. Hano rero igisozo cya nyacyo nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimburwa n'ibi bikurikira. Ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rihishije bishobora gusimburwa n'ibiki? A iravuga ngo bishobora gusimbura ibi bikurikira. A iravuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B ikavuga ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C ikavuga ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozo cya nyacyo ni A? Ese igisozo cya nyacyo ni B? Ese hano igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira. Kwa kundi ushobora kuba uparitse ikinyabiziga ariko ukagiparika nko mu nzira y'abanyamaguru, ugomba kubasigira umwanya ufite ibihe bipimo mwa bino bipimo bagiye kuduha. A iravuga ngo metero bikurikira by'ubugari. A iravuga ngo metero imwe, gasigira abagenzi abanyamaguru metero imwe uturutse aho watuparitse ikinyabiziga ku buryo bayicamo. B ikavuga ngo metero ebyiri. C ikavuga ngo 1/2 cya metero cyangwa 0 n'ibice metero 0 n'ibice 50. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A, metero imwe. Ese hano igisozo cya nyacyo ni B, metero ebyiri. Ese hano igisozo cya nyacyo ni C, metero 0 n'ibice 5. Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, metero imwe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ndakeka ko ibintu bijyanye n'ubuso mubizi. Iyo bavuze ngo umuzenguruko w'icyapa ndakeka ko mubizi. Iyo bavuze ngo ubuso ndakeka ko mubizi. Iyo bavuze ikirango ndakeka ko mubizi. A iravuga ngo ubururu. B ikavuga ngo umweru. C ikavuga ngo umutuku. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuhe buso n'ubuso bw'amabara asate mw'ayo mabara baduhaye. Ese hano igisozo cya nyacyo ni A? Ese hano igisozo cya nyacyo ni B? Ese hano igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se hano igisozo cya nyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho
byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo hano hari ibisubizo bine baba baguhaye ugahitamo iso cyanyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga kiba kibifite iyo uri kugenda utwaye ikinyabiziga cyawe buri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu saha. Barakubwira ngo nukomeza kugenda kuri uyu muvuduko uri kugendaho mu saha urabugiye ibirometero 10, urabugiye ibirometero 20, urabugiye ibirometero 30, ikinyabiziga kiba kibifite. Iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Bikavuga ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ikavuga ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. Ikavuga ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igiso cyanyacyo ni A? Ese igiso cyanyacyo ni B? Ese igiso cyanyacyo ni C cyangwa se igiso cyanyacyo ni D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A niyo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha ndetse n'uburebure bwabyo habariweho n'ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyo romoroki iziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande uretse ibinyamitende na velomoteri bifite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga rikurura ritagaragara igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese kubuhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye ugahitamo iso cyanyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko kugira ngo utsinde no kuba warabonye imyitozo ihagije. Hari abantu gufata kiriya gitabo ngo usome bibagora, ariko biranagoye. Ushobora gufata kiriya gitabo ukajya urasoma ukumva uri kubyumva, ariko wagera mu kizamo ukajya urabyitiranya ibibazo, ariko ikibazo wakoze biba bigoye kugira ngo uzakibagirwe. Niyo mpamvu ino YouTube channel yacu twayishyizeho kugira ngo yibasobanurire amategeko y'umuhanda, ibaha imyitozo ihagije ku bizame biba byakozwe kugira ngo mubone imyitozo ihagije. Kandi muramutse mugize ikibazo muri gukosora, mba mpari, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp kuri 0789351626 nkagusobanurira biruseho, cyangwa se uramutse unashaka ko nkwigisha by'umwihariko nkakwigisha online bitewe n'impamvu z'akazi. Abantu bansabye ko najya mbigisha online, tukwigisha online, tuba dufite dokima zihagije zagufasha kugira ngo ukore rimwe uhite utsinda, ukatwandikira tukaziguha, ubundi tukaguha imyitozo ihagije ku ibyo ngibyo twakwigishije kugira ngo nawe uzakore rimwe uhite utsinda. Ubwo rero ibyo byose twabishyiriyeho kugira ngo intsinzi iboneke. Iravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Bikavuga ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisozo cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisozo cyanyacyo ni A? Ese ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisozo cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije riri kuri romoroki inyuma. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ni ryari amatara ndangacyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? Ese ni ryari? Hano hari ibisubizo bine baduhaye ugahitamo igisozo cyanyacyo. A iravuga ngo igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B ikavuga ngo igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C ikavuga
ikavuga ngo mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora, D ikavuga ngo keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Murabizi. Ese hano igisubizo cya nyacyo ni A, ese hano igisubizo cya nyacyo ni B, ese hano igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se hano igisubizo cya nyacyo ni D? Keretse hari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Ndakeka ko ibimenyetso byo mu muhanda bimurika mu bizi bigenda byerekana icyerekezo uri bucemo bitewe n'aho uri kujya, aho biba biri gukoresha itara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Iyo video namaze kuyabakorera nayo iri kuri YouTube channel yacu, ushobora gusubira kuri YouTube channel yacu ukayireba kugira ngo urusheho gusobanukirwa. Wabona utari kwibona ukanyandikira nkahita nyiguha, ntabwo birenze iminota 2 nkayiguha kugira ngo tujyanira n'ujye ugera ku bibazo nk'ibi ujye uhita umenya ibisubizo bya nyacyo. Ndatekereza ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika abapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C, mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ndatekereza ko waramaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni C. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo gutanga ibimenyetso ku muyobozi w'ikinyabiziga ni gute bibangamira abandi bakoresha umuhanda. Gutinda gutanga ibimenyetso, waba ugiye gukata ugatinda kwerekana ko ugiye gukata, waba ugiye guhindukira cyangwa kunyuranaho ugatinda gutanga ibimenyetso. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bakoresha umuhanda? A iravuga ngo bigira ingaruka gusa ku baturuka mu kindi cyerekezo. B ikavuga ngo bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. C ikavuga ngo baba bafite igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo bamenyeshejwe. D ikavuga ngo ntacyo bibangamiraho. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Utwaye ikinyabiziga ushaka kunyuranaho cyangwa ushaka gukata cyangwa ushaka kwerekana ikindi kimenyetso cyangwa ushaka kubwira umuntu uri imbere ko ushaka kumunyuraho ugatinda gutanga ibimenyetso. Ese ni gute bishobora kubangamira abandi bari gukoresha umuhanda, inzira nyabagendwa urimo? Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku bapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa icyo amenyeshejwe. Hano birumvikana, nta bundi busobanuro narenzaho. Bishobora gutuma batabona igihe gihagije cyo gushyira mu bikorwa ibyo uri kubamenyesha wowe umuyobozi watinze gutanga ibimenyetso kare. Ndatekereza ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Hari ikibazo wagize cyangwa hari isomo ushaka ko nkwigisha, wabyandika muri comment cyangwa ukanyandikira cyangwa ukampamagara nkagufasha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.